Bakunzi b'Udushya TV twongeye kubasuhuza nk'uko twabibabwiye muri video y'ubushize twababwiye uburyo ki washyiraho video imwe ukabasha kuba wayikina hanyuma ugakiniramo n'indi hagati ku buryo bworoshye. So kuri ino nshuro rero nk'uko twabibasezeranije tugiye kubereka uburyo ki wabasha gukina video. Urabona nk'ino video twakoze tugashyiraho hano hejuru Udushya kuri Udushya TV mu kazi kose. So ushobora gushyiraho ifoto yawe, ushobora gushyiraho logo yawe, nibyo tugiye kubereka muri ino video. Bana natwe kuri ino channel yitwa Udushya TV. Ewana dushaka kugira ngo tubane 5x5. So tugiye kubibereka mu masegonda make cyane ashoboka kugira ngo nawe wabasha kubikora, ufate video yawe ushyireho logo cyangwa se ifoto yawe uko ubyifuza kabisa. Ewana nizere ko mwamaze kudownloadinga application yitwa KineMaster kuko niyo ibikora, kandi twamaze no kubibabwira muri introduction. Ku muntu tutatangiranye yagenda hejuru muri introduction ubundi akabasha kuba yareba uko ibi bintu bikorwa. So ntago ari ibintu birenze, tuzabana muri byinshi. Ikindi twabashyiriyeho n'indi link yerekana uburyo ki wakora zino video za subscribe, ari amavideo yo mujya mubona subscribe. Twabashyiriyeho link y'uburyo wagenda ugakora akavideo ka subscribe. Hari na video twagiye tubakorera, hari na video z'ubuntu. So ino application yo mukurikirane dufiteho isheni, ni nka sheni ndende y'ama episode agiye atandukanye. So mubane natwe rero kugira ngo mukurikirane amakuru agezweho. Ewana ku bantu bashaka kwanima amakuru ajyanye na video, abantu bashaka kwanima amakuru ajyanye n'ibitabo, video editing, Photoshop, hano ari application ibikora ukoresheje telefone yawe yonyine, nta mudasobwa ntaki, telefone yawe wamara no gukora video ugahita uyishyira ahantu hose ushaka. So ni karibu rero, uko bigenza nta kundi tugiye kubibereka. Urabona ko KineMaster tayari yafungutse. Ku bantu batarayidownloadinga mugende mufate n'izindi video twakoze hejuru zirimo ukuntu wabona umuziki w'ubuntu kuri no application. So zirimo ukuntu bino nibyo twari twakoze, ngira ngo muri kubibona. Ibi nibyo twari tumaze gukora, turabanza tubikuremo tubereke ukuntu nawe wabasha kubikora kuri telefone yawe. So KineMaster ni ubu buryo ifunguka nk'uko mubibona. Ino niyo tableau yayo ikora ibintu byose ahangaha muri kureba. So uraza kuri media nk'umutangizi ugaselectinga video. So hano tuzabereka uburyo ki iyo ufite internet ubasha kubona na video cyangwa se ama images y'ubuntu ukoresheje kuri ino application. Ubona ano ama image na y'ubuntu, aya ngaya ama video na y'ubuntu. Zino favorite nuko nta internet ihari, zino favorite n'ano ma cloud muri kubona ku ruhande byose ni ibintu by'ubuntu. Cloud storage byose ni iby'ubuntu. So noneho twebwe tugiye kwimanukira dukubereka ukuntu iriya video wafata video wawe ugashyiramo indi logo hejuru cyangwa se ifoto yawe hejuru mu gihe video yawe iriho iragenda. So ukuntu bikorwa nta kundi, uraza ugafata iyo video ugaselectinga iyo video yawe. Twahisemo gukoresha iyi ngiyi. Okay, urabona ko yahageze tayari, uhita ukora hano hejuru kuri okay. Hanyuma video urabona ko yahageze, urabibona ko video tayari yahageze. Kakintu kareba okay sawa. Hanyuma uraza ahangaha kuri ya tableau nariho mbabwira, uza hano hari layer, tuzabereka ukuntu izi ngizi zikora. Hano na handwritings uburyo ikorwa, uburyo ki wakoresha text, uburyo ki wakoresha tuno stickers muratuzi. Natwo tuzabereka uburyo ki bikorwa ama stickers ku buryo niyo utanyuzwe ugenda ukadownloadinga yawe. So ibi byose tuzagenda tubirebera hamwe. Twebwe icyo tubasaba ni ubwo mukora subscribe kuri no channel. Ubundi ahangaha nabwo urabona ko ushyiraho nuza effects ushaka. Okay, ahangaha nabwo kuri layer hari ibintu byinshi cyane, uburyo ki wakoresha handwritings, uburyo weditinga, uburyo wafata ino nuza. Ibi byose tuzagenda tubibereka. Twe icyo tubasaba ni uko mwagenda mugakora subscribe kuri channel yacu, ubundi tukabana 5x5. So ibi nari byo twari tugambiriye. Reka tugaruke kuko ku isomo ry'uyu munsi. Kubo umuntu uri buze gukora subscribe agakora no kuri notification, video yose tuzadukora ahangaha ya editing azabasha kuyana kuko tubafitiye episode zigira ni nyinshi cyane. So mwebwe icyo tubasaba ni kugira ngo mukore notification kugira ngo video yose nituyikora ijye guhereza notification uhituza wigi.
So ukuntu bikorwa, uraza ino video urabona we yahageze tayari twayiberetse, uraza ugashyiraho indi layer, hanyuma ukagenda ugacuzinga iyo foto ushaka ko iza kugaragara hano kuri video yawe mu gihe uriho urayikina. Uraza ugacuzinga iyo foto, wenda kadufata iyi ngiyi twakoresheje, iyi ngiyi. Okay, tayari urabona ko yahageze. Ahangaha urayisayizinga cyangwa ukayirisayizinga, ukayishyira, ukayirotatinga, ukayirotatinga ukuntu ubishaka. Okay, muri kubibona. Hanyuma twahisemo kuyishyira ahangaha, ushaka wanayishyira ahangaha cyangwa se ukayishyira ahantu ushaka. So urabona ni uburenganzira bwawe. So urayirisayizinga kugira ngo ize gukwira ahangaha neza. Abantu twebweho turi mu kazi kose, wowe ubana natwe hano kuri YouTube channel yitwa Udushya TV. Ubundi hari byinshi, dufite timu nini idufasha mu kazi kose. So igenda idutegurira ibintu by'udushya byagenda bifasha buri wese. Hano iyo urangije uraza ugakora okay, warangiza ukaza ugakina ukareba. Okay, tayari urabona ko biriho biragendana. Okay, hano urabona ko isize, uraza ukayiselectinga, ukaza ukayidragingaho gatoya kugira ngo ize kuba imeze neza. Okay, so warangiza ukaza ugakina ukareba. Okay, sawa. Hanyuma kugira ngo ikwire ahantu hose, sawa, uraza ugaplayinga ukareba. Okay, hanyuma kugira ikwire ahantu hose uraza ukayiselectinga ino foto ukayidraginga kugira ngo ikwire ahantu hose. Okay, sawa. Ubu ngubu byarangiye. Okay, byarangiye ubu ngubu ifoto yawe. Ubu tayari ikaba yarangije kugera hehe. Hano ni ukuyirisayizinga biroroshye ugakora okay. Sawa. Ubu ngubu tayari ukinye video yawe yagenda n'inuza bikagenda. So iyo urangije kugira ngo ino video uze kuyibika kuri file yawe, uraza hano exportinga, ukaza hano kuri export. Hanyuma hano uhitamo bitewe n'ukuntu na resolution ushaka nuza yawe izagaragariraho, uraza ugaselectinga, ukaza ugaselectinga resolution ushaka. Ahangaha nawe urincreasinga cyangwa se ukadecreasinga, ubundi ugahita ukora hano kuri export video yawe, ugahita uyijyana kuri file yawe ya telefone. So ni ibi ngibi. Tubafitiye n'uburyo ki wazakora umuziki w'ubuntu. Hari imiziki twika by the way. So icyo tubasaba ni uko mugumana natwe. Hari indi video yindi tugiye gukora irakurikira ingiyi, y'uburyo ki wafata noneho umuziki wawe wakoze, hanyuma ugafata n'amafoto ukabihuza ugakuramo ubundi no application hamwe natwe Udushya TV tubashakira n'udushya twinshi. Nyuma y'iyi episode hari indi tubateganyiriza yo noneho, kandi muzi ko ni ukuva mu bwiza tujya mu bundi. Icyo tubasaba ni ukugumana natwe, mugakora subscribe kuri YouTube channel yitwa Udushya TV, ubundi mugakora follow, mugakora na notification, mugasharinga no ku nshuti zanyu, ubundi tukabana 5 kuri 5. Twebwe icyo tubasaba ni ibyo ngibyo, ubundi tukibanira. Tubafitiye byinshi, tubateganirije byinshi, by'umwihariko abantu bashaka ibintu byo kweditinga, abantu bashaka ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga. Kandi ikindi, hano dufite na comment, hari n'ikindi kintu ushaka ko twavugaho cyangwa se twazakoraho amatutorials nk'aya ngaya, so watwandikira muri commentaire hasi. Ciao, kora subscribe ku Dushya TV mu kazi kose by the way. So sawa, turi kumwe, tubane muri video ikurikira.
sawa, sawa, subscribe to our channel.